Ibi rero akaba ari ikimenyetso ntakuka cyuko ishoramari mu gihugu cyacu rikomeje kwiyongera, isoko ryacu rikaba rikomeje kwaguka ndetse n'umusaruro ukaba ukomeje kwiyongera. Uko kwiyongera k'ubukungu navuze kwagizwemo uruhare runini n'inzego za serivisi zazamutse ku 9%, ubuhinzi buzamuka kuri 7%, inganda zizamuka kuri 11%. Ibyo bikaba byarashyigikiye ubucuruzi ndetse bishikira kwihaza mu biribwa, cyane cyane bishikira n'urwego rw'ubwubatsi. Mu gihe kiri imbere biteganyijwe ko izamuka ry'ubukungu rizakomeza, nubwo nk'uko tubibona ibibera ku rwego mpuzamahanga bizagira uruhare ku muvuduko w'iryo zamuka. Ariko icyerekezo cyacu kirazwi kandi kirasobanutse: umutekano, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere rirambye. Mvuze gakeya ku ngingo ya 2 turi buze kuganiraho byerekeranye n'ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati n'ingaruka zayo. Nk'uko tubizi, kiriya kibazo kirimo kugira ingaruka ku buhahirane mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye n'ingufu n'ubwikorezi. Bikaba byaramaze kugira ingaruka zigaragara ku biciro ku isoko mpuzamahanga, harimo n'ibikomoka kuri peteroli na gazi. Ku Rwanda bizatugiraho ingaruka ku byerekeranye n'ibyo twohereza mu mahanga. Hari inzira zimwe twanyuzagamo twohereza ibintu mu mahanga zifite ikibazo, zimwe zisa n'izanafunze. Hari nk'ibyo twoherezaga muri za UAE bitakijyayo kubera ko hafunze. Bizatugira n'ingaruka ku byo tumeza mu mahanga kubera ko ibiciro n'ibyongera, ubwo nabyo n'ibyo dutumiza mu mahanga bizaza hano byiyongeye. So izo ni ingaruka turimo kubona zishobora kuzaba ku bukungu bwacu, zimwe izindi wenda ngira ngo turaza kubiganiraho mu kiganiro. Ariyo mpamvu ngira ngo mvuge ko mu by'ukuri ibibazo byo ku rwego mpuzamahanga ntabwo bigomba kuba urwitwazo rwo kugira ngo dukore nabi hano iwacu, nko kuzamura ibiciro mu buryo budafite ishingiro. Ngira ngo mukwiye kudufasha iyo myitwarire tukayirwanya, ntitugire barusahurira mu nduru. Nubwo tutagenzura ibibera ku isi, ariko tugomba kwitegura twese kubyitwaramo neza kandi mu buryo bukwiye nk'uko nabivuze. Bimaze kugaragara ko iyi ntambara namwe murayikurikirana. Twari twiteze ko wenda izamara igihe gitoya, ariko ishobora kuzatinda birenze uko abantu bari biteze. Ubwo rero turasabwa kugira ngo twumve ko ubudahangarwa bw'ubukungu bwacu bushingiye ku bufatanye bwacu twese, tukaba dushishikariza abanyarwanda gukoresha neza ibikomoka kuri peteroli dufite, harimo ndetse no kuba tugatangira guhindura imikorere ku buryo nk'ingendo zimwe zitari ngombwa twazihagarika, cyangwa tukaba twanakwitabira nko kugenda mu mabisi. Ngira ngo mwabonye uburyo twashyizeho EcoFleet. Turashaka gukomeza kwiyongerera ingufu kugira ngo abantu bashobore kuba batekereza kureka ibyo kugenda mu modoka nyinshi z'abantu ku giti cyabo, ahubwo dushobora no kwitabira izo bisi. Bikaba byadufasha nk'igihugu kugabanya ibikomoka kuri peteroli dukoresha buri gihe. Ubwo rero turakangurira n'abacuruzi kutazamura ibiciro ku buryo budafite ishingiro nk'uko nabivuze, kandi tugashishikariza abaturage gushyigikira no guhaha ibikorerwa mu gihugu made in Rwanda no kongera umusaruro.
tukongera umusaruro cyane cyane mu buhinzi n'ubworozi, aho kugira ngo twicare turimo kurira ngo intambara yabaye kandi dushobora gukora tukongera umusaruro tukihaza. Guverinoma natwe tuzakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze no gufata ingamba mu gihe hagamijwe kurengera imibereho y'abaturage no gukomeza kubungabunga neza ituze rya rubanda. Tuzakomeza kurinda ubusugire bw'ubukungu bw'igihugu cyacu no guhangana n'izamuka ry'ibiciro no gukomeza kuganira n'abaturage kugira ngo twese tujyanemo. Nagira ngo mbabwire uko twitwaye kugeza ubu muri iyi crise, ngira ngo imaze ukwezi kurenze. Nta kintu mu by'ukuri mwabonye cyazamutse cy'ibiciro cyangwa kuri bya peteroli, ariko ngira ngo mwe muri abanyamakuru murakurikirana mwumva mu bindi bihugu uko bimeze, ndetse n'i Burayi ibiciro ahenshi byarazamutse. Twebwe murabizi ntabwo tuzamura kubera ko abandi bazamuye. Uburyo tujera ekonomi yacu tuyijera nyine nk'abantu ba nyiri ekonomi, tuzamura kubera ko tubona hari impamvu dukwiye kuzamura. Twebwe rero uko dukora uko twari dusanzwe dukora ibiciro tubyakudetinga buri mezi abiri. Hari ahandi batanabiregulatinga na gake, ibiciro bigenda byazamuka uyu munsi, ibiciro byo kuri pompe nabyo bikazamuka. So twebwe ntabwo ari uko, iri ni isoko turegulatinga, tugahindura ibiciro tuganiye n'abacuruzi nyuma y'amezi abiri. Ibyo ariko tumaze kubireba ubu ngubu, urebye ibiciro bya peteroli ku isoko, mbere y'uko intambara iba, akagunguru ka peteroli kaguraga amadolari nka 70. Uyu munsi karagura amadolari arenze 100. Bivuze ngo abacuruzi bacu nubwo turi kubaha kuri iki giciro cy'uyu munsi, bashobora kudashobora kurangura. Ariyo mpamvu twagerageje kubafasha uko dushoboye, tubashakira za letter of credit kugira ngo tubongerere n'amafaranga bashobora kubona kugira ngo bajye kurangura. Ariko igiciro kiri ku isoko uyu munsi mu by'ukuri ntabwo kitwemerera gukomeza gucuruza ku giciro dufite uyu munsi. Nibyo natangiye mvuga, iyi ni crise iri ku isi hose, dukwiye twese kujyanamo, buri wese akumva ko akwiye kugira uruhare nk'umunyarwanda kugira ngo dushobore kuva muri iyi crise twemye nk'uko twavuye no mu zindi twagize mbere. So ibiciro rero navuga ko biraza kwiyongera, nibyo, kugira ngo dushobore kubona produit, kuko mwibaze dukomeje kubaho byakira amezi 2 cyangwa 3 ugasanga nta produit dufite ku isoko kubera ko abacuruzi bacu bataranguye. Ibyo ntabwo twabaye twavuga ngo nta bwenge twaba twashizemo. Ikindi, leta ntabwo ishobora gukomeza gutanga subsidy kuri iyi peteroli cyangwa kuri mazutu kubera ko birahenze, na leta ntabwo ayo mafaranga yabona mu by'ukuri. So ahubwo nibyo turimo kuvuga tuti reka tucunge neza za stock dufite nk'abanyarwanda, dutangire dutekereze uburyo twagabanya n'ibyo dukoresha, twitabira za public transport navuze, y'amabisi, ku buryo mu by'ukuri tujyanamo ikibazo twese tukagisangira tukakivamo neza. Mwabonye mu bindi bihugu hari aho batangiye gukora rationing, aho bavuga bati ntushobora kurenza wenda litiro 20 cyangwa 50 bitewe nuko babivuze. Hari ahandi bavuga bati gukora reka dutangire dukore iminsi 4 cyangwa 3.
nkuko nababwiye ntabwo dukora ibintu kubera ko abandi babikoze. Izo options zose twarazirebye, tureba niba ari ngombwa, tureba stock dufite, yabajije ikibazo cya stock wenda ubu nakivuga aho ngaho. Stock dufite zirahagije, ari ziri hano mu gihugu, ari ziri mu nzira, stock dufite zirahagije, nta muntu ukwiye kugira impungenge. Ariko icyo navuze ni uko stock zirahagije, ariko intambara iriho ntabwo tuzi igihe izarangirira. So dukwiye gutangira gutekereza uburyo twajera neza ibyo dufite. Nta nubwo ari kuri peteroli gusa, ngira ngo twarebye na stock no ku bindi, twarebye stock ku miti, twarebye stock ku mafumbire, twarebye stock ku miti dukoresha mu mazi, ku byo dukoresha muri za construction, biriya byitwa bya bitumen dukoresha mu gukora imihanda. Izo stock zose twarazirebye turazizi. Stock zihari dufite zirahagije, mu gihe umuntu yavuga ko gihagije wenda amezi menshi ahagije mu by'ukuri, hejuru ya 6, ku buryo nubwo byahagarara uyu munsi ibyo dufite birahagije. Ariko ntabwo bizahagarara kubera ko tuzakomeza tugure, n'ibiri mu nzira byose dukomeze tubyihutishe. Ariko uko turi mu gihugu, uko duhagaze uyu munsi, duhagaze neza, nta mpungenge zihari, nta muntu ukwiye kugira ngo turagire icyo tubura mu mezi 2 cyangwa 3. Oya, ibyo ntabwo bizabaho. Ariko icyo mvuga ni uko dukwiye gutangira kureba, kubera ko intambara ntabwo tuzi igihe izarangirira. Ikindi umuntu yanavuga kihuye n'ibyo ngibyo, dukwiye no gutangira kureba ariko ubundi kuki ikiza twakura muri krize nk'iyi ngiyi niki. Kuko ntabwo ari ibintu bibi gusa biva muri krize. Burya iyo ucunze neza hari igihe havamo n'ibintu byiza. Ubwo tukareba tukavuga tuti kuki ibintu bimwe tubigura hanze, kuki tudashobora kubikorera hano. Bya bintu twavugaga byo gukora made in Rwanda, kuki intambara igomba kuba muri Ukraine tukagira ikibazo ngo twabuze kawunga, tukagira ikibazo ngo twabuze imyenda yo kwambara. So ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu nk'abanyarwanda dukwiye kwicara tugatekereza ngo muri iyi krize tuvanyemo iki. Turimo kubitekereza rero, hari ingamba turimo gufata. Hari n'abavuze nk'ikibazo cya methane, cya gaz methane. Ubwo nabwo ni uburyo bumwe. Ejo ngira ngo muri cabinet ngira mushobora kuba mwarabonye umwe mu myanzuro twafashe ejo. Hari company twahaye contrat yo kugira ngo itangire exploit gaz methane mu Kivu, aho bazajya baproduiza megawatt 185. Ubwo ni uburyo bumwe mu buryo bidufasha kugira ngo iyi crisis duhangane nayo, ariko tunayikuremo ibintu bimwe bituma ekonomi yacu iba more resilient, itazakomeza kuba victime ya shock ngizi ngizi, ahubwo bimwe tukabyikorera hano ku buryo burambye. So icyo nacyo wenda na bungarukiye aho ngaho. So ibiciro birazamuka, yes, kugira ngo tujye ku isoko, ku biciro byo ku isoko, kandi dutume abacuruza peteroli hano bashobora kurangura kugira ngo dukomeze tugira product zihagije. Ntabaresha ati muravuga ko abacuruzi badakwiye kuzamura ibiciro ku buryo butari ngombwa. Ati muzabireba mute ku buryo batazamura ibiciro ku buryo batari ngombwa. So nkuko nabivuze, kuzamura ibiciro ni byiza kongera ijambo bitari ngombwa. Kuzamura ibiciro bikurikije uko isoko mpuzamahanga rimeze, ngira ngo twese turumva ko nta gikomeye kirimo, niko bikwiye kugenda. Kubera ko ikintu dukwiye kwirinda nuko ku isoko ryacu hataba izo produit dushaka. Ibintu by'ibiciro dushobora guhangana nabyo, ariko icyo tudashobora guhangana nacyo no kuvuga ngo nta produit dufite. So
ariko mesure turimo gufata dufite amakipe y'abakozi babiriza ministeri baba bagenda ku masoko bareba ku biciro biri kuzamuka. Ntabwo tuzaza ngo twempoze umuntu ngo igiciro ni iki, ariko umuntu akwiye kutwereka impamvu cyazamutse iyo ariyo. So abakozi barahari babicunga kandi bazahana abazaba bigaragara ko bari kuba barusahurira mu nduru. Iki ni ikintu twese nk'abanyarwanda dukwiye kujyana mu by'ukuri, tukamenya ko ari ikintu kitureba twese. So namwe mukwiye kudufasha muri iyo campaign, abanyarwanda bakumva ko ari ikintu dukwiye kujyanamo twese, tukamugana barusahurira mu nduru. Icyanyuma Ntabaresha yavuze ni kirekeranye na Made in Rwanda, aho yavuze ati ibiciro birahenze, twakora gute kugira ngo Made in Rwanda zihangane n'ibiva hanze. Ngira ngo hari impamvu nyinshi ibicuruzwa bikorewe mu Rwanda biba binahenze, ni nyinshi cyane. Harimo muravuga guhenda gusa, ariko ngira ngo dukwiye no kureba na qualité. Ntabwo ari guhenda gusa, ahubwo na qualité nayo hari igihe iba itari yo dushaka mu by'ukuri, ku buryo nabyo bituma guhangana n'ibyo hanze bigoye. Ariko ngira ngo harimo cya kibazo twavuze cya productivity, aho tuvuge umuntu ukora imyenda nka Scovia ashobora kudoda amakoti 5 ku kwezi gusa. Iyo Scovia adoza amakoti 5 ku kwezi, kandi afite abakozi ahemba, kandi afite inzu akodesha, agomba kuriha amashanyarazi, agomba kuriha n'ibindi byose, iryo koti agomba kurihenda. Iryo koti narihenda, abantu bazarigurana abantu b'abakire gusa. Noneho Scovia atangira avuga ati nta demande mfite, nicyo gituma ndoda amakoti 5. Ariko mu by'ukuri aramutse ashizemo imbaraga, aramutse abonye nk'ubwunganizi bw'amafaranga, akaba yadoda amakoti 100, ikoti yagurishaga 500, akarigurisha 200, cyangwa akabigurisha 400, demande yaba n'abantu batashobora kwafodinga rya koti 500, bashobora kuza bakafodinga ikoti 350 cyangwa 400. So ni ibintu byinshi mu by'ukuri dukwiye kureba. Ngira ngo mwumvishe ibyo twabonye, inganda zacu zikora kuri capacity ya 30%. Ntabwo wabura uruganda ngo ukore kuri capacity ya 30%, ngo uvuge ngo urahangana n'uruganda rukora 100%. Nicyo gituma ibintu biva mu Bushinwa bikaza bikagira hano bihendutse kurusha ibyakorewe hano. Ni ibintu dukwiye kureba. Ntabwo twavuga ngo abantu ntibagure necessary ibyo mu Rwanda kubera ko ari ibyo mu Rwanda. Bakwiye kugura ibyo mu Rwanda nkuko twabivuze, kubera ko biri competitive ku giciro, biri competitive kuri qualité. Ahubwo icyo tukwiye kwicarana n'abacuruzi cyangwa n'abakora ibyo bintu mu Rwanda ni ukwicarana tukavuga ngo kugira ngo ube competitive hakenewe iki. Ministre w'inganda na Minister of Finance hari task bari gukora ubu ngubu yo kureba inganda zacu impamvu zikora kuri 30% capacity utilization, kugira ngo turebe uruganda ku giti cyarwo rukeneye iki. Ariko atari bya bintu byo kuvuga ngo tugiye kubaha amafaranga, kubera ko hari ikintu nacyo gihari cya dependency, donc kumva buri gihe leta n'umubyeyi, leta izatanga byose, n'ibyo dushoboye kwikorera tukabisaba leta kugira ngo ibikore. Icyo leta ikwiye gukora nk'umuntu ufite uruganda, umuntu ufite business, ni ukumufacilitatinga, ikaba yamushakira bank, twamuhuza na bank ikamuha
kredi itari za kredi zihenze cyane, ariko kubera ko tubona ko iyi secteur ifite akamaro tukaba twayishakira nka kredi umuntu yavuga ko ziri affordable. Nibyo nababwiye abo turi gukora kuri abacuruzi ba petrol, turi kubashakira tukabaha letter of credit kugira ngo bashobore kujya kugura ibicuruzwa hari, kugira ngo bajye kugura petrol. Inganda nazo tuzabona zifite akamaro, zifite ubushake bwo kugira ngo zongere capacité, zo kugira ngo zongere qualité, zigabanye n'ibiciro kubera ko zagabanyije iyo unit cost mu gukora ibintu byinshi. Izo nganda tuzazifasha kugira ngo zikore neza. Sinzi niba mwumva ikibazo cyo gukora ya makota 5 mu ntuza. Iyo uruganda bene bisubireho twongere tubirebe, iyo uruganda rukora kuri 30% kandi rufite inzu ingana gutya rukodesha, rukoze kuri 80%, amafaranga rukodesha iyi nzu nta niyo rwakomeza gukodesha. Niba rufite kredi muri beka, amafaranga ya kredi rwishura ku kwezi nta niyo rwakomeza kwishura, kandi bakubye production kabiri. So kubaho uruganda rukora rudakoresheje capacity yose rufite, mu byukuri no guhomba ni igihombo gikomeye. So tugakomeza rero tukavuga ngo ibintu bikaza bikava mu mahanga, tukagura bikava mu mahanga, ibyacu bikabaho ngaho, birabaho ngaho kubera ko ntabwo biri competitive. So dukwiye kwicara nk'abanyarwanda, icyo kibazo tukicarana tukagikemura, tukaba competitive. Tibigaragare ko hari ibyo turi gukora bituma ibicuruzwa biva hanze bikaba byaba competitive kurusha ibyacu, kubera ko turabishoboye. So namwe mudufashe twicarane tukiganire tukibonera umuti. Cya kampani ya gaz methane n'icyizere cyo kuba yatangira gukora n'ibindi bishamikiye ntabwo. Bavuze ati ira kampani ya gaz methane ishobora kuzatangira gutanga umusaruro ryari, iko bavuze. Mu by'ukuri gahunda yari muri 2029, kubera ko bagomba kubaka bakatestinga bakagira gute, ariko gahunda ni 2029. Imboni TV, imboni ya rubanda.